Muraho bene data, Kristo Yesu nakuzwe. Dushimiye Imana ko yongeye kuduha umunsi wa gatanu mwiza wo gusenga no kuyiramya. Ikiganiro ni umutsima wa buri munsi, insanganyamatsiko ni icyumweru cy'amasengesho. Twabonye ibintu byinshi amasengesho akora, amasengesho arema imibereho, agatabara. Warakoze kubana natwe muri iki cyumweru. Mu gusoza iki cyumweru rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ihuza insanganyamatsiko zose twize inasoza icyumweru, ivuga ko amasengesho arema igitangaza, icyo gitangaza kigahesha igihugu amahoro. Amasengesho arema igitangaza cyagutse, cyivugira, kigatuma igihugu cyawe kigira amahoro. Iyo wasenze, iki gitangaza gishobora gutuma urugo rwawe rugira amahoro. Iyo wasenze, iki gitangaza gishobora gutuma wowe ubwawe ugira amahoro iyo wasenze. Ndahera kuri wowe ubwawe. Iyo usenze ukaba maso, amasengesho ajya arema igitangaza gituma ubaho, ukagira amahoro, ugatungurana. Umunyamasengesho aratungurana, ugatungura abantu, maze amasengesho akarema igitangaza cyumutse cyivugira. Igitangaza cyumutse cyivugira ntawe wirirwa wibaza kuri ibyo ngo babaze ngo ese runaka ngo yabaye promoted, biba bigaragara. Se runaka yabonye akazi, biba bigaragara. Se runaka yafunguwe niba yarafunze, biba bigaragara. Se yasohotse ibitaro niba yararwaye, biba bigaragara. Gusenga bifata umusozi wari urumbaraye bikawuhinduramo iriba, abantu bakavoma bakanywa. Nkwifurije guhembuka wowe wabanye natwe muri iki cyumweru cy'amasengesho. Twizemo byinshi, Imana yavuganye natwe byinshi. Sinshidikanya ko ugiye kwinjira muri weekend umeze neza, ukeye ku mutima kubera kuba muri iki kiganiro cy'umutsima wa buri munsi. Igitangaza cy'umuryango, uragenda ukipfukamira ahantu ntawe uzi ibyo urimo, ugasengera umuryango wawe. Imana ikaremamo igitangaza mu uwo muryango, igahindura amateka yawo. Nta muntu wigaga, nta wacuruzaga, nta mukire wabagamo, ariko kuko wasenze, Imana ikarema igitangaza cyumutse cyivugira, amahoro akaboneka mu muryango, impinduka zikaboneka ku gihugu. Tugiye kubireba muri Bibiliya ukuntu umuntu asenga, Imana ikarema igitangaza cyumutse cyivugira, kidakenewe interpretation cyangwa kugisobanura ngo byagenze gutya, ngo byagenze gutya. Igihugu kikagira amahoro kubera gusenga. Nawe uramfasha gukora senteze y'ibyo twize. Niba umuntu ashobora gusenga igihugu kikagira amahoro, ubwo urumva ari nde waguhangara? Mu magambo make, amasengesho ni intwaro idakinishwa, ni intwaro itaraswa, ni intwaro itarogwa, ni intwaro itagambanirwa, ni intwaro idafungwa. Amasengesho ntibayagonga. Imana ishimwe. Ndagushimira ko wadukurikiye muri iki cyumweru, kandi nzi ko ukuyemo bagage cyangwa se impamba nini yo kumenya uburyo wasenga, yo kumenya agaciro k'amasengesho, yo kumenya agaciro k'umunyamasengesho, uburyo umunyamasengesho ahenze, n'uburyo Uwiteka Imana ajya murwanira intambara umunsi ku munsi, ibyari bimwitambitse akabivunagura. Karibu mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Tugiye kureba ukuntu amasengesho y'umukiranutsi arema igitangaza cyumutse cyivugira ku bantu, abantu bagatungurana bakabona icyo gitangaza bakorewe n'Imana, kandi igihugu kikagira amahoro kubera umunyamasengesho. Wari uzi ko umunyamasengesho umwe uri seriye, uri mu kazi, atuma igihugu cyose kigira amahoro, atuma umuryango wose ugira amahoro, agira amahoro nawe ubwe agahinduka amahoro. Uwo muvuganye akirirwa aseka, uwo muvuganye akanezerwa, kuko Imana yakugize umunyamahoro kubera gusenga. Amasengesho ni uruganda cyangwa industry iproduce igikoresho cyitwa amahoro, gicuruzwa cyitwa amahoro, cyangwa se umusaruro witwa amahoro. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 5, umurongo wa 10. Igitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 5, umurongo wa 10. Abami ba kabiri, ibice 5, umurongo wa 10. Elisa aherako
amutumaho ati genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Amen. Tubisubiremo. Elisa aherako amutumaho ati genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Akira ijambo ry'Imana. Uyu ni Elisa, uyu ni Namani. Elisa ni umuntu w'Imana, umunyamasengesho ukunda kuba imbere y'Imana agasenga. Uyu uri guhanurirwa ni Namani, umujenerali ukomeye wa Siriya. Iki gihugu kikaba cyari cyarateye Abisiraheli kikabogogoza, kirabanyaga, kinyaga abantu, ariko kinyagamo n'agakobwa k'agaheburayo kazi k'akanyamasengesho. Uyu Namani niwe wari umutware w'ingabo ari indwanyi, Ewariya mu Cyongereza, ndetse n'umwami wa Isiraheli yari yarahangayitse iyo yumvaga aba bantu. Ariko Bibiliya itubwira ko uyu Namani nubwo yari umugenero ukomeye, yari umubembe. Muri iki gitondo, imitungo wagira udakiranuka ntacyo imaze. Iri somo nicyo risobanura. Diplome watunga udakiranuka ntabyo bimaze. Birakwiye ko woga ugakira ibibembe, ukabaho uri muzima. Tunga amafaranga yawe uri muzima, tunga ubuzima bwawe ufite uri muzima. Yewe n'ubukene wagira ariko ukiranuka, Imana irakumenya, ikavuga iti mfite umuntu. Hanyuma rero agakobwa karamubwira ati nubwo wanyaze nkaba mba hano, ibyo bibembe byawe hari umuntu w'Imana iwacu muri Isiraheli wagusengera bigakira. Namani afata inzira araza azanye ibintu byinshi, amafeza n'ibindi. Umwami amubonye ashishimura imyenda ye ngo aravuga ngo mwongeye kuntera. Ariko umuntu w'Imana Elisa amutumaho aramubwira ati nyoherereza uwo murwayi. Umurwayi ageze kwa Elisa, Elisa ntiyiri wava mu nzu, yamutumyeho aramubwira ngo mumubwire agende yibire 7 muri Yorodani. Uyu mujenerali yaraje ataje kurwana, yaraje aje gushaka amavuta ari muri Elisa. Agaciro k'abanyamasengesho ni amavuta Imana ibaha akora ibitangaza byumutse byivugira. Hari uwigeze anganiriza arambwira ngo umuntu afite imodoka, afite amazu n'ibindi, ibyo ntibyagukiza kansa, ntibyagukiza sida, ntibyagukiza amahembe, ntibyagukiza ibisazi, ibyo ntibyazakujyana mu ijuru. Igihembo nyamukuru cy'agakiza twasezeranijwe ibyo ntibyakaguhesha rwose. Ntabwo ibyo byatuma wuzura imodoka, ntabwo yakuzuza umwuka wera, ariko Imana yakuzuza umwuka wera. Niyo mpamvu ukwiye gukizwa ukagira ubwenge, kuko Yobu avuga ko kubaha Imana no kuva mu byaha, kubaha Imana aribwo bwenge no kuva mu byaha ariko kujijuka. Amaze kubyumva akibiramo, nyuma yo kwibaza byinshi, ngo inzuzi z'iwacu zirakeye kurusha Yorodani, yavuyemo abaye muzima. Ababonye igitangaza cyemeza ko ibyo abadogiteri badashobora, imiti barakwandikiye ukanywa ishinge, Uwiteka Imana ajya bishobora. Ataha iwabo anezerewe, hehe no kongera gutekereza gutera Abisiraheli ukundi. Ibitangaza bibiri twihuse. Umunyamasengesho atuma haba igitangaza kivugira. Ntago Namani yiri wabwira abo mu rugo ko yakize, kiba kigaragara, kandi abavuze amagambo ahita ashira ivuga. Iyi Imana igitanga akazi, abantu bakuzi bakubona bakibwiriza. Iyi Imana igitanga ubuzima, abantu baba bakuzi nk'umurwayi bakubona bakibwiriza bakamenya icyakozwe. Igitangaza cya kabiri ni amahoro ku gihugu cya Isiraheli, kubera umugabo umwe witwa Elisa wasenze Imana. Bahise babona ko kongera gutera muri Isiraheli bidashoboka, baribwiriza. Aho batera, ibihugu batera urutonde rw'igihugu cya Isiraheli, ubwami bwa Isiraheli babukuramo. Umwami araryama arahumeka kuko afite umunyamasengesho. Ese wowe umugabo wawe ajya aryama agahumeka kuko usenga? Ese umugore wawe araryama agahumeka kuko usenga? Abana bawe bafite amahoro kubwo gusenga kwawe? Abaturanyi bawe se? Abo mubana se mu itorero, muri community? Dukwiye gusenga ku buryo turema amahoro akatubamo, tukagira amahoro yo mu mutima, tugasagurira n'abandi, tukagira umutekano uva i Siyoni, tugasagurira n'abandi. Igihugu kikabaho kikagira amahoro ku bwawe. Mu rutonde rw'abahangayikishije RIB ifite ntubemo.
haleluya haleluya. Iki cyumweru rero cyari icy'amasengesho, kandi nizeye ko wize ugafata, wafashijwe n'ibyigisho byo muri iki cyumweru, kandi bizakomeza no kugufasha kuko iyi sisiteme cyangwa se uru rubuga rwa YouTube biriho ntibisaza. Ujye ukomeza ubicuranga, ubyumva, ubisengeremwo. Amasengesho arema igitangaza cyumutse, kivugira, cyemeza abantu. Amasengesho arema kubaho, ukabaho, wamara kubaho ukajya ubeshaho n'abandi. Abantu ukabakuraho urupfu kubwo gusenga. Imana ikakugira umufatanyabikorwa w'ijuru, ishaka gukora ibintu ikabikunyuzamo. Kandi n'igihugu kikagira amahoro, umwami akagira amahoro, perezida akagira amahoro, urugo rwawe rukagira amahoro. Waba wifuza amahoro avuye mu gusenga? Ca bugufi dusenga Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, uyu mwene data yakurikiye ibyigisho by'icyumweru ndetse n'icy'uyu munsi, yumvise yifuza amahoro ava mu gusenga, akagira ubuzima bwasengewe, akagira ibyo kurya byasengewe, akagira imyambaro yasengewe. Yifuje gukubita imbaraga zimuteza uburwayi, yifuje gukubita imbaraga zimuteza inyatsi, icyangiro, yifuje gukubita imbaraga zimujyana mu byaha. Ndasenze ngo umwambike imbaraga, muhe umwuka w'ubwenge, muhe umwuka w'ubutware. Amasengesho ye niyumvwe muri iki gitondo. Umuhe akazi, muhe ibyo kurya, umwambike, kandi umubabarire ibyaha, umuhe gukizwa, agira agakiza k'umwimerere. Arifuza kuva mu ntege nke, mukomereza amaboko. Amasengesho iki cyumweru twize ko hari yarema ibintu bizima kandi akubaka ubuzima bushya. Mwubakira ubuzima bushya, mubera intsinzi. Ndagushimiye. Twibutse igihugu cyacu giha amahoro, twibutse itorero riha amahoro, twibutse imirimo dukora, akazi dukora ka buri munsi duha amahoro. Dusengeye abashomeri, ubafashe babone akazi. Dusengeye abarwayi bari kwa muganga, ubakize batahe. Dusengeye imfungwa ziri muri gereza, zaba izirengana izitarengana. Muri rusange turasenze kugira ngo uzihe umutima ukosotse, kandi uzitabare, uzirengere, uzibere ingabo. Rengera abanyeshuri bari mu bizami bya leta, rengera abanyeshuri biga kaminuza, rengera abarangije. Tubere maso, dushyigikire, duha ubuzima, duha umugisha mu gihugu, duha ibihe byiza. Imvura yacu ijye iba iy'umugisha, abantu borore, urinde igihugu ibyorezo. Turagushimiye ko iki cyumweru amasengesho twasenze yakoresheje, ugatanga umugisha mu gihugu cy'u Rwanda no ku isi yose ku badukurikira. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha.